Yes, ibihe byiza nanone mwe mwakoze subscribe kuri Nepo TV official. Nizere ko aho muri hose mumeze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza, nicyo nabifuriza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi turi ku cyumweru, turi ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu. Turabona iminsi ibiri yonyine gusa ukwezi kwa gatandatu kurangire. Ndatekereza ko rero aho muri hose mukomeje kugira ibihe byiza. Nkuko bisanzwe narababwiye ko yari channel yanyu ndetse yari channel rukumbi mumenyeraho niki kigezweho mu mikino, niki kiri kuvugwa muri siporo by'umwihariko iwacu mu Rwanda. Ibyo ngibyo muramenyereye neza cyane. Uyu munsi ndaje ngo twiganirire Rayon Sport nyamuneka niho mpera. Rayon Sport witwa Charles Chuplau, uyu nguyu yamaze kuhagera guturuka muri Afrika y'Epfo, yamaze kugera Kigali acembitse muri Hilltop Hotel. Niye myanzuro cyangwa se n'ibiki yatangaje kimara kugera mu Kigali, ibyo ngibyo ndaje ndabikurarikiye. Uyu nguyu ese yazajya afatanya na Matumona wavuye mu Magaju, ese cyangwa se azafatanya na Didier wavuye muri AS Kigali. Ibi byose ndabikubikiye kugira ngo tugende tubiganira, ndetse wavuye no muri Gorane Soye mumbabarire, ndaje kugira ngo tugende tubirebera hamwe. Hanyuma Rayon Sport se ibyayo bikomeje kugenda bivugwa ni byinshi cyane. Itegereje nimero 10 ninde ni mu nimero 10 wabaye top scorer muri West Africa, uwo nimero 10 nawe ndamukurarikiye. Hanyuma ni Rayon Sport, kindi kintu wamenya ni Rayon Sport kuri no wa mbere cyangwa se kuwa kabiri, hagati yo kuwa kabiri no kuwa mbere Rayon Sport itegereje amafaranga kayabo azatangwa na banki ya Kigali nk'umufatanyabikorwa mukuru bazambara imbere hano mu gituza. Nabyo ndaje kugira ngo tugende tubirebera hamwe. Hanyuma naravaho ikindi kintu wamenya muri Rayon Sport ni Rayon Sport itegereje umuwinga nyuma y'ubwo bita wa muwinga nababwiye mu minsi yashize, nababwiraga wageze Kigali. Ubu ngubu hari undi muwinga utegerejwe, ona mbabwira niko jo niwe mvuga. Hanyuma undi muwinga utegerejwe, uwo ninde nawe ndamugutuye. Hari na nimero 10 ndetse n'umwataka. N'abakinyi ba Rayon Sport bagera kuri babiri nje kugira ngo tugende tuganira. Hanyuma nze no kukubwira muri APR Football Club nayo yamaze kugenda sinyisha abakinyi bamwe b'Abanyarwanda batangiye kugenda basinya. Hanyuma n'abanyamahanga yari itegereje bamaze kuhagera. Ese iteguiteyo nabyo ndaje tubirebe. Rekanze kandi nanone nyine mu gikombe cy'isi, ariko natinze cyane. Reka mbanze nzamura karirimbo tugende turana mu mikino y'igikombe cy'isi dore gumeje kuvugwa. Mbaye ikaze muri gukora kuma kanze subscribe hano kuri Nepo TV official, nusanga utarekanze kandi kugira ngo umuryango wacu ukomeze kwaguka nka Nepo TV official. Let's go, rekanze tugende muri ubu buryo. Rekanze nzamure maka karirimbo ubundi tugende gutya. Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigipakirangirira rwanjye n'ugutsinda. Nitwa Gikundiro cyane ndabereye umuvandimwe wa rubanda. Niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bandi hano. This is Nepo Sport News on Nepo TV official. Yes, natinze cyane rero, natinze nagutinda. Reka mbanyuze gato mu mikino y'igikombe cy'isi. Tugeze muri kimwe cya 16. Imikino yo mu matsinda yaje kubirangira. Wakwibaza uti bihagaze gute? Nibyo nje kugira ngo ngende nanone nkubwiraho gatoya. Na update ntabwo ndimo gutinda cyane. Icyo wamenya nuko amakipe muri Afrika agera kuri 7 mu ekipe 10 yamaze kubona qualification yo kuzakina imikino ya 2016. Wakwibaza uti biteye gute? Nanone icyo wamenya nama ekipe yaragiye akina ku mugoroba nka Argentine yaje gutsinda Jordan ibitego 3, harimo n'igitego cy'uwitwa Lionel Messi. Uwitwa Messi, Lionel Messi yaje gutsinda igitego cye cya 19 muri iki gikombe cy'isi. Aho umukinnyi wa mbere nyine w'ubikoze ufite ibitego 19 akomeza kuyobora abandi. Cyari igikombe cyari igitego cya 6 muri no mikino. Nicyo wagenda umenya. Hanyuma ikindi wamenya wenda abantu bakwibaza ni Portugal yaje kunganya na Colombia ubusa ku busa. Uwitwa Cristiano Ronaldo akomeza kubura ibitego muri ubwo buryo. Hanyuma wakwibaza uti amakipe azahura gute? Amakipe ariko mbere ntarajyaho ngo amakipe muri Afrika wamenya amaze kwikarifiya nyine yabonye tike yo kuzakina imikino ya 16. Cyo wamenya nuko ikipe ya South Africa kabisa iyi ngiyi irimo. Indi kipe ni Ivory Coast cyangwa Cote d'Ivoire. Indi kipe muri Afrika ubwo wamenya ni iyihe mw'abantu mwe? Ni ikipe bitagana. Hanyuma kongeraho Egypt na Nigeria, Cape Verde ndetse Senegal na DR Congo. Nizo ekipe zamaze kugenda zikarifiya neza cyane. Ubwo ama ekipe wakubaza utazahura gute South Africa nuko izakina na Canada. Hanyuma
Brazil bazakina n'Abayapani, Ubudage buzakina na Paraguay, Netherlands izakina na Morocco, hanyuma Ivory Coast na Norvège, Abafaransa bazakina na Sweden, hanyuma Mexique izakina na Ecuador, England bazakina na Congo, Ababiligi na Senegal, USA na Bosnia Herzegovina, Spain na Autriche, Portugal na Croatia, Switzerland na Nigeria, Australia na Egypt, hanyuma Argentine na Cape Verde. Umukino uzaba ku cyumweru wa nyuma uzahuza Colombia na Ghana. Nicyo waba ugiye umenye muri no mikino, nibyo nababwira. Hanyuma mbe mu gikombe cy'isi, igikombe cy'isi twatugenda tubigaruka uko iminsi zagendeza. Icyo wamenye nuko ni ikipe ya APR Football Club nyuma yo gusinyisha Fidari, gasinyisha René n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye b'abanyarwanda bakiri batoya ahanini bazamuwe n'intare. Ni ikipe ya APR Football Club noneho iri buze kwerekana abakinnyi basigaye barimo ba Silwane n'abandi bakinnyi yamaze kumvikana nabo. Babonye ko yerekanye umwe mu bakinnyi b'inkingi za mamba zayo, yaramwerekanye. Hanyuma uwari usigaye nabo basigaye bagera kuri babiri, nabo babiri cyangwa batatu iribuze kuberekana muri no minsi iri imbere. Ni ikipe ya APR Football Club itari kuvamo ibintu byinshi, ni ikipe nayo iteguye imikino ya Sekafa Kagame Cup, nibyo tuzanga amaso tukagenda tureba mu minsi iza. Njye muri ekipe ya Rayon Sport nkuko nari mbabwiye, muri ekipe ya Rayon Sport icyo wamenya ni Rayon Sport yamaze kwakira witwa Charles Choplau. Uyu nguyu yahageze, umwe mu defenseur bafite gabar ufite muremure w'ibigango, uje gucima kurimo kubaza ati imyitozo izatangira ryari. N'umwe mu bakinnyi bakomeye cyane bitezwe ko azatanga akazi. Uyu ni umwe mu bakinnyi bazaba bakina n'uwitwa Matumona cyangwa se Didier, umwe muri abo ngabo. Narabonye ko uwitwa Yusudianye byarangiye yaragiye, uwitwa Chimanga nabo byarayanze yaragiye, na Emile Bayisenge. Ni axe central ya Rayon Sport izaba ari nshya, uretse Kabange n'uwitwa Ganijuru Ishimwe Eli ndetse na Kwizera Olivier wenda mu nizamu, ariko abandi ni abakinnyi bashya. Nicyo wamenya. Hanyuma ikindi kintu muri Rayon Sport hari gutegurwa Rayon Day yageze. Uwitwa ngiye Murenza Budara mukomeye amashyi kuko azanye ikipe ukomeye cyane. Wakwibaza uti ni iyihe? Rayon Sport kuri Rayon Day barateganya kuzana amakipe, hagati y'amakipe abiri akomeye. Ikipe ya mbere proposa ni ikipe bita Simba kabisa. Iyi ngiyi bashobora kuza gukina muri Rayon Day, ni ikipe iteganyijwe ya mbere. Hanyuma igihe Simba byaramuka byanze, ni Rayon Sport iri kugirana ibiganiro n'indi kipe n'andi makipe agiye atandukanye yo muri West Africa. Hakaboneka n'ikipe zo gukina umukino wa gishuti cyangwa se umukino nyine wa Rayon Day na Rayon Sport. Barahavuga ikipe yindi bitwa USM Alger na amakipe abiri avugwa, nibyo kuzanga amaso tukareba nabyo niba bizakunda. Ubwo mvuye ku bya Rayon Day rero, mvuze ku bya Rayon Day, na Rayon Sport iri guteganya kuzana abakinnyi babiri. Nimero 10 ndamugutuye, uyu nguyu ni top scorer hariya muri West Africa. Ni umusore amaze kumvikana Rayon Sport byose, ni umuwinga ariko ukina, ashobora gukina na nimero 9, ni top scorer. Nyuma yo kubazanye witwa Atiso Kojo, uyu nguyu namubwiye. Nyuma ya Atiso nawe ni umukinnyi ukina ku ruhande. Hanyuma abonye ko yumvikanye n'undi witwa Ibrahim Jingley, nabo winga nawe ni umuwinga. Ubwo winga imwe ni Jingley, indi winga ni Rayon Sport izabiryana, indi winga ikazabikina Kojo. Hanyuma bakabazana no rutayizamu utegerejwe. Hanyuma ariko bakanazana nimero 10 Rayon Sport irabura kuzana nibura abakinnyi bagera kuri batatu beza. Abo bakinnyi bazaza ryari? Nyuma aho BK izaba imaze gutanga amafaranga. BK mbabwiye ko izatanga amafaranga nkuko nayavuze muri introduction. BK izatanga amafaranga ya Rayon Sport, za Rayon Sport amafaranga kuri uyu wa kabiri. Rayon Sport nimara gufata amafaranga nibwo izahita yishyura abo bakinnyi, nibwo bazahita baza gusinyira Rayon Sport. Ni Rayon Sport kandi izahita abakinnyi bamwe na bamwe yamaze kwemerera ibyabo, nibwo izahita baha amafaranga. Barimo bakwizera Olivier, barimo n'abandi bakinnyi bose yasinyishije. Nibyo kuzahanga amaso tukazareba ni Rayon Sport iri gutegura ibintu bikomeye. Imyitozo itinze gutangira ara mu nzove, ibintu biraza kuba bikomeye. Barabonye ko ni Rayon Sport yasinyanye na Skol amasezerano nyine avuguruye yuko Skol izatanga amafaranga arega miliyoni 180 ku mwaka muri Rayon Sport. Ntago ari amafaranga make, ndetse bakabaye ikibuga cy'imyitozo n'utundi tuntu bakenda. Ni ibintu by'agaciro cyane. Ni Rayon Sport izafite abafatanya yuko batandukanye barimo JUT uzayiha amafaranga menshi, hanyuma kongeraho Beka nk'umufatanyabikorwa mukuru, kongeraho Skol, ndetse ni Rayon Sport yasinyanye n'umufatanyabikorwa nka Airtel. Ni Rayon Sport izafite abafatanyabikorwa barenga 5, hanyuma n'undi mufatanyabikorwa rwose hatagize igihinduka
Rayon Sport iteganya gusinyana nawe. Ni umufatanyabikorwa wa kampani ya betting, uwo nguwo nawe muzamumenya, nawe ateganya gutanga ubwatsi bw'amafaranga menshi cyane muri iyi equipe yambara ubururu n'umweru ndetse nafite abakunzi benshi. Niyo ngibyo biri kuvugwa muri Rayon Sport, niyo guhanga amaso tukaza kureba uko bivuze kugenda. Ubwo ngubwo ibindi ni imyitozo ndaza kugenda mbakurikiranira, ndaza kugenda amenya ngo bihagaze gute, byose ndaza kugenda mbibabwira akantu ku kandi. Nabwira ni rero reka mbashimire neza cyane, mukomeze kugira uhagarike n'ubugingo Nepo TV official, gukora ko kandi subscribe. Nabwira ni hasta la vista, ndabakunda cyane, bye bye, ciao ciao.